inkuru ikomeje kuvugisha benshi mu bakunzi ba ruhago mu Rwanda ni iya Ntwari Fiacre wamaze kubagwa ndetse akaba azamara ibyumweru 3 hanze y'ikibuga. Iri ni ihungabana rikomeye ku Mavubi mu gihe FIFA Series 2026 igiye gutangira, cyangwa ni amahirwe adasanzwe kuri Kwizera Olivier wamaze kwigaragaza no gufata umwanya wa mbere. Menya uko Ferwafa yabyitwayemo, impinduka zishobora kuba mu izamu ry'u Rwanda, ibishobora guhindura amateka y'ikipe mu minsi iri imbere, inkuru irimo ubusesenguzi bwimbitse, ibitekerezo bitandukanye n'ukuri ku buzima bwa Ntwari Fiacre utaruzi kugeza ubu ngubu. Nibyo ngiye kugarukaho muri iki kiganiro. Icyo ngusabye ni kimwe, kanda subscribe. Ikindi, hari amakuru y'ingenzi ugomba kumenya ari mu mpera y'iyi video, akaba ariyo mpamvu ngusabye kugira ngo ubanze ukore subscribe, ubundi utegereze wumve ubuzima bwa Ntwari Fiacre uko bumeze kugeza ubu ngubu. Ubundi mu gihe abafana b'Amavubi bari biteze byinshi mu mikino ya gicuti ya FIFA Series, inkuru y'ihagarikwa rya Ntwari Fiacre yasize benshi mu gihirahiro mu bibazo byinshi. Ese izamu ry'u Rwanda rigiye guhungabana cyangwa hari amahirwe mashya ku bandi banyezamu? Ntwari Fiacre ni umwe mu bazamu bamaze kwigarura imitima y'Abanyarwanda. Yahuye n'ikibazo cy'uburwayi bw'udusabo kw'indurwe hernia, ikibazo gisanzwe ku bakinnyi ariko gisaba kwitabwaho byihariye. Nyuma yo kubagwa neza, abaganga bemeje ko agomba kumara byibuze ibyumweru 3 hanze y'ikibuga kugira ngo agaruke ameze neza 100%. Amakuru aturuka mu ikipe ye ya Kaizer Chiefs agaragaza ko ikibazo cye kitari gikomeye cyane, ahubwo ko ari kimwe mu bikunze kugaragara ku bakinnyi bakina ku rwego rwo hejuru, aho umubiri uhora uhatirwa gukora cyane. Icyakora nubwo bidakomeye, igihe azamara hanze ni ingenzi cyane kuko bihuriranye n'imikino mpuzamahanga Amavubi yari ategerejemo uyu mukinnyi. Kubura kwa Ntwari Fiacre bije mu gihe gikomeye cyane. Amavubi yari ari mu myiteguro ikomeye ya FIFA Series izabera i Kigali, irushanwa rifite akamaro kanini mu kongera ku rwego ndetse no kugerageza abakinnyi bashya. Uyu muzamu yaramaze igihe agaragaza ubuhanga buhanitse, ndetse benshi bamubonaga nk'inkingi ya mwamba mu izamu ry'u Rwanda. Kubura kwe rero bisize icyuho, ariko si icyuho gishobora kuzibwa. Mu rwego rwo gusimbura Ntwari Fiacre, Ferwafa yahise ihamagaza Kwizera Olivier wa Rayon Sports, umunyezamu ufite ubunararibonye ndetse amaze igihe agaragaza ko ashoboye. Kwizera ntabwo aje nk'uwuzuza umubare, ahubwo nawe afite inyota yo kwigaragaza no kongera kwiyubakira icyizere mu ikipe y'igihugu. Hari abandi banyezamu kandi bahari barimo nka Bigirimana Yigo, Niyongira Patience, Hakizimana Adolphe. Ibi bituma habaho ihangana rikomeye rishobora kuvamo uwitwara neza kurusha abandi. Niba tubisesenguye neza, kubura kwa Ntwari Fiacre si igihombo gusa, ahubwo ni n'amahirwe akomeye ku bandi bakinnyi barimo bameze neza. Amavubi rero abonye uburyo bwo kugerageza abanyezamu benshi. Abakinnyi nka Olivier Kwizera babonye urubuga rwo kwigaragaza. Abato bashobora kubona umwanya wo kwigira mu ikipe. Ndetse mu mupira w'amaguru, ibibazo nk'ibi akenshi bihinduka itangiro cyangwa se ibisubizo byiza ku bandi. Hari naho umukinnyi umwe agwa, undi agahita azamukira aho ngaho mu buryo butunguranye. None se ejo hazaza ha Ntwari Fiacre hameze gute? Ntihahangayikishije? Inkuru nziza ni uko uburwayi bwe butamushyira mu kaga k'igihe kirekire. Mu byumweru 3 gusa ashobora kuba yagarutse mu kibuga, ndetse ashobora kugaruka afite imbaraga nshya. Ariko ikibazo gikomeye gisigaye ni iki: ese azagaruka asanga umwanya ugihari, cyangwa hari undi uzaba wamaze kuwigarurira, ibyo bita gukaba? Ibi byose bizaterwa n'uko abamusimbuye bazitwara muri iyi minsi mike iri imbere. Abafana b'Amavubi rero ntibakwiriye kugira impungenge, ntibakwiriye kugira ubwoba. Nubwo kubura kwa Ntwari Fiacre ari igihombo gikomeye, ariko kandi ikipe ifite amahitamo ahagije yo gukomeza kwitwara neza.
icy'ingenzi ni uko Ntwari Fiacre ari gukurikiranwa neza n'abaganga kandi azagaruka vuba, kandi Amavubi afite n'abasimbura beza kandi bashoboye. Umupira w'amaguru ibigeragezo nibyo byubaka ikipe kandi igakomera. Iyi ni imwe mu ntambwe Amavubi agomba kunyuramo kugira ngo arusheho gukomera. Ese wowe ubibona ute? Kwizera ashobora gufata umwanya wa mbere mu izamu ry'Amavubi, cyangwa Ntwari Fiacre ni umuzamu udashobora gusimbura? Duhurire muri comment unyibwire nawe uko ubyumva. Ikindi rwose nyabuneka ntiwibagirwe gukanda subscribe, like, share iyi nkuru